ndabasuje ubwoko bw'Imana cyari Imana habwa icyubahiro. Kandi dushimira Imana ko twongeye kugera kuri no munsi wa nyuma w'icyumweru wo kwitegura isabato Kuwagatandatu tariki 24 Ukwakira 2025. Twiganye ibyigisho byinshi muri kino cyumweru, aho twabonye yuko hari intambara iri inyuma y'izindi ntambara zose, hari amakimbirane yihishe imandi makimbirane yose. Ibyo tubana ku isi byose n'igishushanyo kiba biri kuba, ntabwo byabasha gusobanura neza uburyo Satani yanga Imana, ntabwo byabasha kwerekana uburyo Satani arwanya amategeko y'Imana. Ariko Uwiteka yatweretse yuko nk'uko yanesheje nako azatuneshereza. Azi Satani neza kuko yahindutse Satani avuye muri Luciferi, kandi Imana yaremye Luciferi. Ni Satani rero, Luciferi ni ikiremwa mu gihe Uwiteka ari umuremyi. N'ubasha kudutsinda kandi azi uburyo nyabwo twakoresha maze tukamunesha. Reka tuyobore, tumwemerere mu izina rya Yesu. Mbere ko dukomeza, muri tubanze dusenga. Uwiteka mwami wacu, urakoze cyane, ni amahirwe n'umugisha kwa mwami wacu uri kutwereka ibyigisho byiza byo kwizera bakora mu gitabo cya Yosuwa. Hari intambara hagati y'ikiza n'ikibi, hari intambara mu mitima yacu, hari intambara aho tugenda hose n'isindi dukora byose. Gusa nk'uko wanesheje nako uzatuneshereza. Ubwo tugiye kwigana mwami wacu, tureba buri kintu cy'umuntu cyose wabanye natwe, reka twiyoborere, udufashe muri byose, kandi nk'uko yadusobanurire mu izina rya Yesu. Turi muri Yosuwa cya 10:14, iryo ryo ryaba isomo ry'urufunguzo, iryo ryaba isomo ryo kwibukwa kino cyumweru cyacu cyose. Yosuwa cya 10:14, mbese handitswe ngo kandi nta munsi wahwanye n'uwo muyawubanjirije cyangwa yawukurikiye, ubwo Uwiteka yumvaga umuntu uko Uwiteka yari warwaniye Abisirayeli. Umunsi umwe Yosuwa hamwe n'abagenzi be bari barwanya Abamori kugira ngo babashe kubatsinda babaneshe. Nuko rero ubuza kuza kwira batarangiza kubanesha. Nuko Yosuwa maze arahagarara abwirira Uwiteka imbere y'Abisirayeli ati, zuba hagarara kuri Gibeyoni, nayo kwezi hagarara mu gikombe cyo kuri Ayaloni. Mbese ibi ngibi byari gukunda yaba ari imbaraga za kimuntu gusa? Oya, ariko Uwiteka, kuko Uwiteka yubahisha abamwubahisha, nawe yemeye ko itangaza igikorwa, maze barahagarara. Ndetse no kuza kugurahagarara mu gihe byari bigiye guhura, maze ngo umunsi wimukire ijoro, maze ukwezi kuze gusimirane n'izuba, byose birahagarara. Ntagira na kimwe kiza maze ngo gikore ibyo agomba gukora cyangwa se ngo kigende maze bwire. Oya, ahubwo cyarahagaze, maze bituma amateka nk'uko jamwe tubwira nta munsi wigeze uhwana n'uwo ngo hamu yabanje ndetse no muyizakurikiraho. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Bino twereka yuko Uwiteka azadukorera ibikomeye, Uwiteka azabasha no gukuraho n'imisozi, Uwiteka azatuma n'izuba rihagarara n'ukwezi guhagarare mu gihe tumwizeye. Imana idushoboze mu izina rya Yesu. Ahangaha mu gihe bise bari kurwana bari muri Kanani, ntabwo ari Imana yarateganyije. Oya, Imana yarabwiye yuko bazagenda bakajya mu gihugu cyiza cy'amata n'ubuki batarenze barwana. Ariko kwivota kwabo ngo twabibonye bararwanya, ariko nabwo Uwiteka ntabwo yigeze abatererana, ahubwo yarafashije maze baratsinda. Ariko kandi twanabonye uburyo Luciferi yigometse mu bwami bwo mu ijuru, maze ashaka gufata umwanya w'Imana. Ibi ngibi byari bisobanuye yuko umuremyi wacu, umubyeyi mwiza w'umugwaneza, yaragiye kwimukira ikiremwa, maze Luciferi akaruba umuyobozi wo mu ijuru. Dushimira Imana yuko itabyemeye, kuko nk'ibyo dukora hano mu isi nibyo yifuzaga no gushyira mu ijuru. Niyo mpamvu Imana yemeye yuko Satani amara ino myaka yose kugira ngo ijuru ryose, kugira ngo ibiremwa byose biba hose mu isanzure Imana yaremye bibashe gusobanukirwa neza n'uburyo Satani ari umugome ndetse n'ibi yose yashaka kuzana mu ijuru. Reka twishime tunezerwe, kuko igihe ni gitoya, ni bugufi cyane, maze iyi si Satani abamwemeye hamwe n'abadayimoni bose bakarimbuka, maze Yesu akijyana abera mu bwami bwo mu ijuru rishya ndetse n'isi nshya, nta mabaro, nta gahinda, n'umunezero. Imana izatugeze mu izina rya Yesu. Imana yarahaye Abisirayeli amahirwe n'inshingano yo kwinjira muri icyo gihugu igihe yarateganyije, ariko kwirengagiza kwabo babyitiyemo. Ubwo burenganzira bari bahawe barabwatswe. Uwiteka ntiyarabategetse kuzamuka ngo barwane. Umugambi w'Imana ntiwari uko bigarurira icyo gihugu binyuze mu ntambara, ahubwo wari uko bakigarurira bwo kumvira amategeko yayo byuzuye. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Ari n'amagambo aburi mu gitabo
cy'abakurambere n'abahanuzi cyanditswe na Ellen G. White, paji 23 za paje 327. Natwe numije kuba tubasha kumenya bino bintu ibikorwa byacu, mu bitekerezo byacu n'ibindi byose. Hari igihe tugira impamvu, hari igihe tugira ibitekerezo mu mitima biba birwanya Yehova, biba birwanya Yahwe, biba birwanya umuremyi wacu, Imana yacu idukunda. Reka guhera no munsi tubyamagane, maze twakire Yesu azaduhindure bashya, atwezeho inenge zose, atwezeho ibibi byose, maze atwakire mu bana be, tube babandi koko bageze ku rugero nyarwo rw'igihano cya Yesu Kristo. Imana ihimbazwe. Abo bandi ijambo ry'Imana rero rishaka kutuzamura. Usoma ijambo ry'Imana buri munsi ni kukura, uko ubasha kumenya uko abandi bagiye banyura muri runo rugendo, umenye yuko utari wenyine, kandi yuko ibyo uhura nabyo atari wenyine wahuye nabyo, kandi yuko intambara ubona hano mu isi, amakimbirane hano mu isi, hari andi makimbirane inyuma yayo akomeye cyane ndetse arenze intekerezo zacu, ariko umwami wacu utajya uneshwa, Uwiteka umuneshi yaranesheje